Dibu nimpamagara nditaba ibyabaye imbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere kabaya Mugesera itangazamakuru navuga ko twagize emphasize cyane kubwira bareyo ko bari gukora bari victim bari kurengana tukirengagiza kubana koza amakosa mu kibuga ibyo byaravuze ariko tuyivuga gace bigeze kuba ishobora kuzinjiramo hano ariko reka mbivuge itangazamakuru dore ikintu yakoze cyo cyashinange ndashyigikiye ahangaha aba bana bafungiye ibyaha biremereye noneho journalism abanyamakuru media house media personal aba bana nibo birwa bavuga imipira nibo birwa bavuga ikipe yawe nibo birwa bagira iki urabajyanye na mafia zakoze amarorero akakujyanye n'umuntu ufunze oyangaha bitebwo oyangaha niba koko abantu bose barebwa n'amategeko akwiye kuba uwa mbere witaba RIB agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo ashobora kubafata akabagereranya n'abajenosideri yego sibyo ndi kubwata n'abandi basinya ba Sam Karenzi uyu ni umunyamakuru ukomeye yahawe igihembo cya Rwanda Premier League nk'umukinnyi mwiza yego bro Same Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasoma mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu umunsi ndi kumwe na mwarimu tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye murabizi ko hari byinshi byiriwe hano hanze imihanda cyane turagaruka ku bijyanye na football murabizi nanone saga zimaze iminsi bishamike nanone kuri match yabaye ya Rayon Sport ndetse na Bugesera ngo hayi ikaze mwari mustache umeze neza bite chef wanjye Stream Jesus umeze neza kuki wahisemo Stream Jesus nibwo gambire duhuye nibwo gambire duhuye ni gambire duhuye cyane kabisa nagiye nawe nkubona wipanga imihanda yagizeho kera byo biti imihanda bubu yego abigezeho kuba kera kabisa nagiye muri cyane platform so rero nubwa mbere duhuye face to face gutyo dusanze muri studio tuganira imikino ravuga uti mwari mutista shinanye ndashaka kumva version by'ubuzi nanjye kuri platform akageraho sport ariko nta kibazo tugomba kubaka umupira uri fair kandi tukawuganira abantu bakabidukunda mnyavuga ati nkundira abantu nkundire Slim yego aya wakareka nahita ngutambuka mama sanze hano heza cyane muri Ego Sound studio anga no twa turi na mucambuzi n'umukada kuri Nino TV no twa turi kuri imiriro by'umwihariko nanjye ku shot kabisa sometime njya nitereka ngaganira bigatinda umupira ariko akeshi nge mba ndi ku kibuga kuri tere akenshi uri kuri tere mba ndi kuri tere amajo turayarara kigiye nisanga baba we saa 5:2 akwanze mu korida cyane ngabiri kugenda fresh yego bisubiremo cyangwa bikomeze oya dukomeze bazafatiraho bigiye ni mumenye ibitambuka muri aba tujye kuganira rero uyu munsi mbere yuko dutangira ariko reka dutangire gutya reka nangire ndi kugukinira na majwi ahari yuwo bita Kensi Fly what aho yaje kugereranya aba reka manze mbigukinire kwanza yabinyinire haba habaye byinshi cyane muri RIB ne mamagara nditaba akira usinzi nimbuka ikinira aho ngaho cyangwa reka wabinyiniye mamagara nditaba ibyabaye please RIB ni mamagara nditaba ibyabaye imbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere kabaya ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye please RIB ni mamagara nditaba ibyabaye imbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere kabaya agitwa ndumva nabyumvishe Mugesera ntaho bitandukaniye ikiganiro yakoze mu gitondo we na mugenzi we mugenzi we uyu ngo bakorana yego sa ntabwo amuzi ntabwo umuzi babarira nimba tabaruka ariteretse nimba kunaniye ni gute ushaka ko njya mumenye oya ntabwo yananira abangaba n'abantu baba mu mirongo migari tabaruka ni umuntu w'umusportif aza ku kibuga kurubambye ngo mu gitondo yabyuka yibambye avuga ati ngewe mfana wa mbere mu Rwanda no mu mahanga so iyo audio mari nayumvishe yego nayumvishe na mu gitondo
muri icyo kiganiro Tiana secretinze cyane maybe no ku social media zanye nanyimenya nayiteretseho twibaza tuti harakurikiraho iki biraza kugenda gute nibyo skandal yabaye kuri match equipe ya Sport na equipe ya Bugesera ibyo ngibyo twarabivuze abantu badukurikiye kwa platform twagiye tuyivuga ariko se abantu hano barabizi ibyo byarabaye Rayon Sport the root cause main instead icyateye ibyo bintu byose katubanza dusubira inyuma turamuzoni mana kibazo nyemerera mu minota mike cyane inkomoko y'ibi hari umukino ukomeye cyane uhuza equipe ya Sport na equipe ya Bugesera wabereye kuri stade y'Ubugesera Gahembe equipe ya Bugesera match yaje kurangira yaje nago navuga ko yarangiye umukino warangiye utarangiye agarikwa ku minota 57 bitewe n'imvururu z'abafana bateye amabuye mu kibuga bituna reaction bari bagize batishimiye umusaruro uvuye muki mu by'abasifuzi bakoranye mu by'ukuri abasifuzi bari hariye bari imana bari kutureberera twe tuba turi na kure part ariko akeshi na keshi nkuko numvisha president Ferwafa yivuga usanga twe turi kujudginga cyane ibyemezo byo mu kibuga kandi n'abantu babihuguriwe babibayemo babikora buri munsi bari hariye twebwe turi hano twivure mu kazi kacu tuvuye gucuruza kamera tugiye kuzunguza ahantu hose tukaza tuvuga iki twati equipe barayibye bigatuma abafana batera amabuye hariya batanabibonye neza ariko ibintu byaragaragaye nibyo pe ibyo byarabaye equipe mukino hagarara baragenda icyakurikiye niki kwaye dukurikijeho kumva ese nihe myanzuro ibuze gufatwa nyuma yira isda yabaye iyi isda yarabaye nuhe myanzuro ibuze gufatwa na komite bishinzwe ya Ferwafa commission tumaze igihe turi kuri ibigano byinshi tuvuga expectation opinion zacu buri twakumva bya bishobora kuza kubiza kuba bisa bimwe byabaye ibindi nibyabaye ibyo twese ibyo twabonye uko nago dufata imyanzuro uyu munsi nibwo bakoze inama saa 5 ariko mbere yo gukora inama ku munsi w'ejo nijoro mbere y'inama ijoro byabanje hari indi nama ya ndani nabanje ku breaking ku shot babwiye ati iyi nama yabaye na Yolanda Axel wayimenye bwa mbere ndamwandikira no Axel bigenze bito ku inkuru niyo arambwiye ati ebani pangaye kuri za YouTube zawe rekure ati umuntu bita Yolanda Makoro acara kuri convention asanze bandi hari abantu barimo ba SG Felix na Muhoranye n'abantu baremere cyane ni polisi harimo abantu ba president nga Munyintwari Force harimo abantu nka Niri Mukazayire uyu ngwashinzwe federation ya sport mu Rwanda harimo abantu bakomeye cyane bavuye Paul bamuhamagaye twumva yuko ibyemezo bishobora kuba bizaza bishobora kuzaba bifavoriza ingari kuko rero bari bahamagaye president w'ikirengo wa equipe ya Sport nagari kubya uyu munsi saa 5 nibwo hagomba kuba inama ari officialized mu gitondo barabitu breakingira muri Ferwafa group batugati haraza kuba inama abantu bose bari mu biganiro biteze ibiri buza kuvamo amaradi yarafite ama live ari abantu benshi nari kuraga ikiganiro kitakigira 10,000 byari ibintu biri exceptional abantu bakeneye ibintu binumva ni saga titije igihugu mbere yo kwibyo iyo myanzuro isoka reka mitenza kuri amagambo ko niyo yavugiye muri iyo interval icyo gihe KNC kuri radio mu kiganiro Lashe na Mutabaruka bitsa ku kintu cy'itangazamakuru nyuma yuko n'abanyamakuru muri iminsi bigaragaye mu byukuri ariko KNC hari ukunanye ngemeraho gake tukira aho ngaho ese we mbundi mu mboni zawe mbere yo kwenda tunenga amagambo ya KNC wowe ubona itangazamakuru ikosa ryakoze rinini ari irihe muri ino saga itangazamakuru navuga ko twagize emphasize cyane kubwira abareyo ko bari gukora bari victim bari kurengana tukirengagiza ko banakoza amakosa mu kibuga ibyo byaravuze ariko tubivuga gace kubera iki abivuze gace ariko byumvikana cyane byo ababishinzwe bafata ibyemezo bo ibyo niba bisanzwe rega tutubizi icyemezo mu kintu nakoga navugaga ni abafana bo rwose mu byo bari bufate basubiramo kuba match yasubukura gasubira aho yari igeze bakimbaka yenda cyangwa se kuba match yasubirwamo bakajyana kuri stade nabwo n'abafana bahari kuba match yaba ubwo ngubwo ni ibyo byose zose ariko abafana byo hose babaga bagomba kuba badahari ibyo byashobokaga no kuba batera abakipe ya Bugesera ko nayo yatuguye ikibuga nabijyana abafana ahantu hari amabuye n'ibiki birwanisho ibintu nabyo itegeko rya n'iki twa sanse riri bigonga ariko nanaka bati Bugesera sibwo yabigize iki yabifashe
iriya stade no ntabwo ari mpuzamahanga naho hano bari gushyira abantu nabo bafite ibarengera Yes. ntabwo bakubita magafuriri gutyo uko nguko impamvu y'abanyamakuru kenshi na kenshi aka kantu ko batakitse none bumva kana ita master ni ikintu ni ikintu cyashoboka ko abafana bazabahagarika ku mukino ahubwo how long will it take ku mikino ingahe ni umwe ni ibiri match equipe ya Sport ifite baguma bahagaze kuri Bugesera bafite match ya Vision bafite match ya Gorilla izo match zose abafana ngo nibiyabezemerewe twumvaga ari nka match niho habaye scandale rero ishyano icikumuriza abantu avuga ati migenze bite mba strict ku kibazo cyawe ati kubera iki itangazamakuru nanone nubwo Kirisi yabavuzeho usanga nubundi akeshi na keshi muri kugaruka nubundi muri isaga muri kwentimida abafana ba equipe ya APDC mwebwe muhereza avantage abafana ba equipe ya Rayon yego bro abafana ba equipe ya Rayon ni benshi mu gihugu nibyo simbitindaho ni benshi pe yego kuza subye nanone ngewe sinavuga ngo tuze ngo tuvuge ibintu ngo bitari byo kuko ari benshi bakeneye kumva ubahereze nanone iryo nikosa media gusa iyo sport ifite abanyamakuru benshi cyane yego bayifana bayikunda imbamutima zirabafata yaba ari kogeza igitego ukabyumva abifelinga nicyo kintu cyaje Nyarugenge navuze kigiye kwica umupira abanyamakuru bose amaze kujya mu makipe amakipe aragira ibyabahereza arabaheza amafaranga kujya ku mishara bikaryoha ubuzima bukagenda neza uwo munyamakuru azajya hariya areka kuvuga ibintu bishobora kufavorizinga nese urambye ati nk'umuntu yenda reka tureke yenda Faustin ajya gerageza kuba professional yenda wasewe n'uwa Rayon Sport we definitely nani muri APR yavuga yego ariko hari abandi bari kubindi bitangazamakuru binakomeye cyane bafite izi inshingano mu equipe iyi APR hari abanyamakuru bayifitemo inshingano bahembwa amafaranga menshi yego ntabwo bajya baza ngo basaragurika arani mu mirongo migari national witonde hari uburyo ukigenda ibintu byabo byose babiri well equipped yego abantu n'abakinnyi ubona ko ibintu byo ngo bra ku YouTube nibibaho uramuhereza interview ku match arangiye no kireka ko igikombe kirangiye bari gucelebra ibyishimo emotion ngo manafata yego ariko mbwa ngo uramutumya strict bibaga cye cyane ku bafana ku bakinnyi b'equipe ya APRFC nama equipe adafite abanyamakuru yego iki kintu cyo kugira abanyamakuru nicyo giteza polemique kenshi mu biganiro ugasanga bamwe bari no kwemeranya ku byemezo bitewe nabo we ujye gusubize kuko urabizi ko ikipe yamaze kugeramo yego hari ukuntu ushaka kuba professional ariko n'ubundi uzisengura aba yabibonye akaje nakaje njye banshinza ngo reyo ariko njye nabwiza ukuri ko na kipe nimwe ndiho nta nimwe buriya n'ahantu mfite abantu nce n'amazimwe n'ahantu muri APRFC niho mfite inshuti nyinshi n'aba followers benshi na content nshyizeho cyane kuri Instagram kuri page ni mwari mutista mugende muri amanuzi ama comment nibo babayanazemo ntago kubera iki turagenda kuri match zabo tukaganira kandi ibintu bikagenda neza nkati iyo ngezemo iyo batsinze tugomba kugenda muri mood yabagiye yabatsinze turi gucuruza iyo yatsinze just hyping the Lions and fans hangera bavuge ugena hari abavuge ucuruze we do sport we trade it sportainment business show business mwebwe murabikora cyane show bizurayizi buryo ki ujyageza kwengaginga mu bari w'abantu ukabengaginga kabisa bakora engage abantu bakisanga mu bintu so nawe ukagira umusaruro ntabwo ntekereza ko namuntu akora ikintu kitagira impression so rero ibyo bintu byo kujya mu banyamakuru kuba barajanitse ama equipe nibyo bikomeje nyine kumunga sport ariko nandi maligue abanyamakuru bafana ama equipe ariko twebwe byageze ku yindi level hazamo n'amatiku hazamo n'ibiki within this generalist industry bro biteye ubwoba cyane Kenisa ajya arikara makino kintu avuga ati abanyamakuru nibyo muri Ferwafa harimo aba mafia harimo umwanda nibyo yego itangaza makuru ni mu kintu nacyo kigize iki kire kugenda gishyira hasi football yacu dukunda ati bamwe baragenda bagira acceleration bo bashyiramo katari bisembura abantu ibintu bikahita bispreading case yari no kumva by big yego njye sinshaka kumesha bamwe mazina ariko ndabizi ko hari nk'abantu kamarade ubwiwe baramutsa mwati fata iki gishanga rucishe ku bantu abanyamakuru yazitura ni benshi sinzi ko yansiga maze iminsi nahuranye ibiganiro byiwe hari ifoto bamukoreye yambaye jezi y'equipe ya PRS arukuntu nkakubitaho bamushinza kuba yarabaye muri equipe ya PRS none imyanzu ifatiwe Rayon Sport ahanini ugasanga
ije ari imyanzuro iri negative Yego. bakwitsa no kuri wa muntu none uhagarariye komisiyo ifata iyo myanzuro ko yabaye muri APR ati uyu ni kamarade ubiri inyuma Yego. kamarade yabaye igicibwa muri reyo bifuza ko inkuru bakumva nziza yego nuko kamarade yabaye yasezeye za ndani rero uwo bita kamarade yasabwe kwegura ni ibintu by'ibanga ntago bagize gutyo Yego. ariko Ferwafa yarebye ibona amaprimike yose amaze igihe aba muri iyi nyubako ati rero umugabo bamuvugaho kenshi media ntago imukunda ibiki ntibimukunda kandi bano niho dukorera haba niho dukora umupira tuzakomeza kumva amabaruwa aragiye arayasinye ikipe iragize iki yanze ibyemezo yagize iki oya byose bikaza bisanga yaki bikaza bisanga ya departement baravuga bati rero kugira ngo turime ibintu byose kuko ikusamisha nkura mu makosa bigaragara nk'uswa yego uyu ubwo ngubwo ni perezida wa Ferwafa Munyentwari Faustin niwe ari under this regulation niwe regulator ya Ferwafa yose yego anything any scandal that should be happen there niwe bizabazwa yego so nekereza ko nawe nk'umuntu umwiriti umuntu wabaye umuyobozi w'amakipe yabaye umagaje yabaye umusirikare yabaye nta kintu atabaye ni umuntu uzi icyo abantu bakeneye ni umuntu uzi icyo abantu iyo barekaranye inshuro imwe ebyiri eshatu bino bintu bigera kuri Stress Kagame Muzena yavuze ko ari umwanda naravuga irindi jambo naramuka avuze azavamo iki Slim Jesus ibintu ko bizakomera babarira shaka kuva mu ibingi bro hano abantu bazirukanwa abantu bazayifungirwa ribegeze kuba ishobora kuzinjiramo hano ariko abantu ni barumva icyo nzi cyo ejo ni satani ku banyamakuru basamu na regis nabyo numvaga tuza kwigaruka yego siporo muri kwica ariko gasopo yari afite ngo episode 24 ngazajya arekora 29 zisigare ku yimwe ngo zisebya byizazamo iby'umuryango ati wa mugore wavanye haruna kari yarabayeho guca n'ibiki urumva ibyo bintu ahantu batangiye kwinjira family problem biragoye cyane bahise bakumira babonye hazavamo ibintu birembire bagafungwa kandi bano bantu bafite icyo amariye umupira bavuga ati mukumire rero n'uyu Kensi nawe ibi bintu amaze arekarama ariko yaje gukoresha amagambo muri iki gitondo aremera ari nawe wa praying reka dukomoze ku ijambo yagize ati ribu nimamagara nditaba ariko reka mbivuge itangazamakuru dore ikintu yakoze icyo cyaje nanjye ndashyigikiye ahangaha I'm departed with the the spoken word nago mbyemeye nditandukanyije niba agiye kuvuga ngo bro tuza amateka iki gihugu cyagize yego nta muntu utayazi umunyarwanda ukunda igihugu ukurikirana systeme y'igihugu abanyamakuru naho mutanduka abanyamakuru ba siporo nawe urimo cyane ko nawe uri mu banyamakuru bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda oya nago nkomeye yakomeye abanyumva bamagaciro yego ati naho mutaniye nare wo Mugesera uyu ni umugabo umeze ute uyu rero Mugesera ni umugabo umeze ibi ni politiko birimo politiko cyane sinshaka siporo na politiki ni ibintu bihabanye uri kubihuza abantu bakoze amarorerwa muri jenoside yakorewe abatutsi 94 1994 yego aba bantu bafungiye ibyaha biremereye yego ufasha zira radio zashishikarizaga abantu kwica abandi bro within that period yego none ngabanyamakuru nabo ngo nabantu bari guhembera urwango mu bantu ukabajyanye n'izo nkozi z'ibibi bino bintu abanyamakuru bose bakumiriye mbonye bakarije bari kwitakuma bari kwikunga muri hariya kuri Radio 10 kabati ibingibi natwe turabyanze turabasesenguza ba politike tuyimazimo igihe turabyanze iki kintu cyo rwose sinzi ko kibwakirwe gusa ribu sinzi abantu bari kuyubahuka cyane iyo umuntu urwego remereye ababivuze ngo muzadutware se ngo dore ngaha turahari bari hehe ngo none ngo ribu ngo niba kando ba bitieri ribu ifite departement y'iguserera muri bino biganiro izenguruka amusori kuvuga ngo izenguruka muri bino biganiro ikumva ibivugwa bacunze abantu bashinzwe abantu umutekano gukumira ibyaha investigation they investigating everything out there so byo tuvuga rero tujye tunagira somehow twirezeriva ukuntu bumva nyine bitone urwego maze kugeraho yego Kensi no umuntu ukomeye cyane ndetse na n'ubushobozi mfite nk'umunyamakuru muto kukuza kuvuga kuri Kensi ni brand ni umuntu waninze keeping Gasogi United ni umuntu waciye muri byinshi akaba umuhanzi byo murabizi muri showbiz akoresha imbaraga zishoboka zose nta kintu ataze kuri street Kensi agatuniga akagira televiziyo akagira radio he's a businessman man icyo yavuga cyose
we afite nyine iyo nuza afite iyo afite ubwo bubasha afite ngira ngo abantu bari kubyumva nyine iyo coverage afite iyo obstacle avuga ati kabisa there's something that protect me yego nafite icyo kintu kimprotege rero akavuga ibintu nk'ibi ngibi muri itonda gusa nazo nzego zirabyumva yego bro bino bintu icyo nzi cyuko byagenda kose n'abari bakomeye hari ukuntu bagiye bacisha bugufi iyo tugeze kuri izi nzego no gufata amateka ya rankinga n'ibindi noneho journalism abanyamakuru media house media personality aba bana nibo birwa bavuga imipira nibo birwa bavuga ikipe yawe nibo birwa bagira iki urabajyanye na mafia zakoze amarorero akakujyanye n'umuntu ufunze oya ngaha bitebwa oya ngaha hari ukuntu twita kuvuga cyane yego ariko Eban hano yakoze Eban kusa kabisa genda yari kujyanye ndabizi aya makosa arimo cyo koza muri media arimo uri ki abantu bari ugasanga kuko umuntu arajabwira umuntu ati ibingibi nagari byo kandi nawe urabona ko byari by'ukuntu yego yenda ushaka kwakwa no ibi bintu by'ama YouTube abantu bagize iki mujye mumenya ama YouTube mureba yena ngewe impamvu ushaka kuvuga ko so kwikunda cyangwa kugira iki ko nabwo umuntu atenda andebe why hari ikibazo bajya kwaza muri interview yego questions tukigenda n'abantu bajya gukora ama interview hano tuba tubiri ndi mwarimu w'imikino mwarimu testashi yego akeshi nakesho mbonye akantu kashobora kuba kagira abandi akamaro ushobora kugateramo even nubwo mbangiye out of the topic yego hari igihe ari umugabo wita Career Vidaz kuri YouTube akora content zijyanye no n'ibibazo bishobora kubazwa mu interview hari ikibazo kiri common abantu bajya kunda kubazwa kandi gikunze kwatsinda ngo cyane cyane giye kwa akazi barakwa why can I hear you twakugira kwa guhalinga icyo gihe navuga ngo because I'm strong I know how to do this and I know how to speak bro hano vuga nyine ushaka uvuga positive things ibintu nyine byiza yego byibuze umuntu ushaka gukora nyine kugira ngo agukunde rero akeshi na keshi hari igihe twebwe tuvuga abafana how can I interact with my fans how can I put the attention ndabakura gute akeshi na keshi ukababwira umuntu ati nyamara Ebana ekipe ya Bugesera yagize iki yagombaga gutera amagagira abantu bakabyumva bitewe n'iki hari icyo gihande kinini cyane cy'abo bantu bakene kuva ibyo bintu buriya na bino bintu bya scam is a white collar crime yego ni icyaha nyine umuntu abanza agasoma nuze mentality y'umuntu umuntu icyo gihe akeneye iki yego uyu muntu uyu munsi wa none arashonje afite ubukene so nindamuka mubwiye ati ati hari ushobora kohereza ibihumbi 5 ati ngiyeho kugira ngo bite locking on my account hariho amadolari 300 ndagira ngo yambikire ko ka account yanjye tizewe kugira ngo nzafatamo nzaguho 30% y'icyo gihe nzaba naje muri Afrika ubwo ngiyo ndi hano muri nuze ibyo ni ibintu byegeze ko bijya bibaho cyane abakoresha social media barabizi cyane cyane bari abantu barabikubwira kuko bari kwiga abantu bo mu bihugu by'ubukene Sub-Saharan Africa bituye mu murongo w'ubukene nabikubwira bizi ko bituye n'ubukene ufite n'ibyo binakubwiye ibyo uri bubikore kuko mvu uzabona ibindi birenze so umuntu abanza karama amaranga mutima yoroka akagira iki akagukura kuko ibyo bintu bikeneye yego abagufatiranye rero so njyo nekereza ko rero ari muri ubwo buryo benshi bashobora kuba bakora bakaba kenda bashaka kuba basora nk'amaplasiyo babeshya n'iki bakeneye niyo viewership n'ibiki ariko ngiye impamvu ushobora kuvuga ati gendureye ibintu byanjye nuko nzi yuko mu byukuri mba nageze ku kibuga hari ibyo nshobora kuvuga mba navuga n'abafana mba narebye action mba nagize iki amavideo mba nyifatira so biragoye rero kugira ngo nzaze kubeshya iki niyo biba bigoye cyane kandi nzi ko ndi kubicuruza so uzagenda urebe kuri YouTube runaka ishyira ibintu yigize ivanya handi igize ibiki bazagushuka uri umufana ugenda uyobe hari ama deviant menshi cyane hano kuri YouTube abantu nibaza abantu barebera fata ama YouTube ngango uzajya ugenda ukarebera zandana kati niba amyanzi sotse mwari mutista ku Shot TV arasohoye iki teka ngende numve nuze rigana asohoye iki bitewe n'umunyamakuru nawe wamaze kumva nyine level of intelligence nk'ibyo bagize iki umwana avuye kuragira inka araje akoze iki undi wese ajya kubise ikintu uragiye ubishyize urastokinze ushizemo iyo package mu mutwe bira kudisabize uraje muri comment uratukanye ugize iki bro guys
twige nuko izo social media kuri iyi social media tuzibayeho igihe gito kuko u Rwanda nta gihe kirumazeho ariko ntabwo tuzi kuzijera so bizagorana kugira ngo bizafata indi myaka kugira ngo abantu byuzuye bamenye uburyo ki bashaka kumenya uko ba managinga bino bintu igihe bitabiramera guto kabisa iban tuzumva abantu benshi mu buyobe benshi niba bazi naho barebera ibintu kumva afite smartphone just agakiri kabonye akarere yabibaye ibyo ngibyo so nibyo ngibi bya Kenisi gusa nanone sinzi niba wageze no kumva indodi Sam Karenzi nawe yavuzeho Sam Karenzi nawe nabyo nagiye kubikubazaho aho Sam Karenzi yagize ati niba koko arebwa n'amategeko akwiye kuba uwa mbere witaba RIB bitewe n'iki navuze yego sibyo ndikubwira ati nabandi basinya Sam Karenzi uyu ni umunyamakuru ukomeye yahawe igihembo cya Rwanda Premier League nk'umukinnyi mwiza yego bro ibi ngibi nekeza ko byari ngo nk'umukinnyi w'umunyamakuru w'umwaka wa siporo radio yari ariho ya Fine FM yenda niyajemo koko bagerageje gusaranga ariko nayo yari yarakoze cyane yego rero umuntu w'ingo nawe yaje akavuga ati navuze nibyo nawe undi baramukumiriye yego ariko abantu bayobozi numva bavuga ngo nzagarutse avuye kuri Muramira agarutse kandi akundi tiko ya none se uyu nawe ugomba so gukunda tiko amuganye oya nawe wodonde neza ubwo nawe utangiye nawe subona ko ari mu minsi yashize oya nawe yahise oya nawe yamubwiye nk'umuntu witeretse yitavuga ati ahubwo ibyo bintu uvuze ni wowe akabaye ujya kwitaba nawe haramuhwituye ese ubwo umva twari gusubiza Kenisa oyabantu nawe yabikomojeho yavuze ati mu minsi yashize ni nabwo bwa mbere mbonye kuba nabivugaho ushize ubwo RIB nanjye yavuga igihe nyine urabizwa mu minsi yashize RIB yagize gutya igahereza gasopo mu Karenzi na mugenzi we babuza gutukana ariko nanone sinzi nundi muntu ariko kuko ubibamo cyane urabizi wigeze kwiharahara akavuga ngo abanyamakuru ba siporo ngo bagizwe n'abasinzi ngo mayibobo sinzi nimba barabibonye iyo nkuru nibyo koko abanyamakuru ari nuzaraka mu kiganiro tugeze ko atuye kumwe na Kazungu Clevange n'umukada hari aho yavuze ko rwose abanyamakuru ikintu kibarangije bench urumva wabimazemo igihe kinini arabizi ikintu cyagiye kirangiza abantu gituma badatera imbere gusa nibyo nagiye mvuga abanenda akavuga ati ari ukuntu nawe uri gukora breakthrough mu itangazamakuru gatangira kwipanga ibintu birebire ariko se umuntu w'umwana mu itangazamakuru ntazavuga kuba umuntu amaze imyaka myinshi nibyo bivuze ubwenge bwinshi cyane oya mu rugo hari ikintu papa yajyaga ambwira mu rugo twabaga ba mbere pe si kugira iki na karumuna kacu kaba kambere sinzi niba ari inuzo by'umuryango ariko ikintu batubwiraga ni kimwe ati wabugira amanota meza atariko iyo ubuze ubwenge gakondo byose bari zero akaduheza ingero ngo twigayinda directeur runaka uyu nguyu yari inyariraga agiraga icyasi ndakinyarira abantu bari abantu baremereye bafite yari afite ikingo yari afite za PhD na za license yari mu PhD ubwo muntu ndikumva icyo mu padiriye ariko nanone ibikorwa ko hanze biba bigize iki niyo mpamvu nanone bano banyamakuru bench usanga ngafite imyaka 20 ningaye muri bino bintu still nanza afite nta modoka ntaki ari ipanga kuri table nyine ibyo ngibyo Kazungu Clevange avugaga ati akira yinywera byere kubera iki bro turabizi hari n'abantu bafite ubusho bafite bakora ibigo biremereye ari ugasenza inzoga zamugize chronique nyine arabi yaba addicted ibi na addiction bibaho kasanga umuntu n'umuyobozi w'umuministeri ariko ikintu kijyanye n'inzoga n'ibiki byose ebana byaranze rero icyo cyo ndumva ari we ashobora kuba yaragikomoje avuga ko rwose harimo mu bamwe mu banyamakuru benshi bakabaye baraguze n'ama etage Kigali ariko uyu munsi wa none n'abantu barabivuga kuri mikoro bikaryoha bikagira iki ariko ugiye kureba ubushobozi financial health wealth ugasanga kabisa hari economic depression ivuze ubuhuha njye ni nkunda kwitegereza amasaga amaburi bano banyamakuru n'ubundi ba siporo ariko ukabona n'abantu batajya baheza aka kanya urabona Kensi biri buze ku ingaruka ari buze gukora muri bino bintu niziye nimba ashobora gufata abanyamakuru ba siporo hafi ya bose ubwo harimo banta harimo bande bose bara bose baza batajya baheza akaza akabagereranya na Kantano cyangwa se na Mugesi na Rewo Mugesera urabona aka kanya Kensi amaherezo biri buze kuba byamugendekera bita abagabo baraza kutinya RIB cyangwa nawe baraza kumuhereza ibye oya kizako oya bura RIB nagishaka kwiteza ngo itevu ati ngo wewe ngwino
bafite uko batwara ibintu byabo nuko bayobora nuko bagenda bakora assessment mu buryo bwabo gusa bino bintu biba byatambutse Yego. kanekeza ko nabo bashaka kuzajya reaction ejo ndi so watanze gasopo so yimaze igihe kinini Yego. kimaze igihe kinini kuko RMC yari yaranakumire bariya iravuga ati wapi muceceke nta nubwo bibarutse gore kuri imiriro so nekeza ko naho hazaje hari igihe tuzabona version ya beat yakwa ati amagambo yavuze gutyo n'icyo ko ntabwo akunzwe cyane nekeza ko ibi bitakunzwe gose babivugaho barajudginga babivugaho Yego. nikeza ko rero abantu barakomeza gukora ibindi biganiro bigaruka n'ubundi kuri aya magambo ya Kenisi Yego. kuko ikigali dukunda byacitse abantu babonye ikintu buririraho baraza bakakivuga derezo na why natwe twicana tukakivugaho Yego. uriko bakabigicuruza ubutanze content ariko gutanga content tukishyira muri duel so nekeza ko na rip ushaka kuzagira icyo yabivugago yeah I don't know Statement ya Rayon Sport isaba imbabazi yakugezeho. statement ya Rayon kari hafi singu gasome Nago abafana baragize abafana bakoze ibintu Abafana ba bibi Rayon Sport bakoze. buriya bintu bakoze bijya nabo hari nabagarutseho Ntabwo abafana nzi bakoze amakosa biriya bintu wabikora nibyo mu by'ukuri imyanzurura nuyishimi ariko nibikugarantsa gutera mu kigo no kwijandika biriya abantu bafashwe bakotera amabuye bazabihanirwa personal biriya uragenda ugafungwa wenyine ibyo byishimo washaka guharaniraga bigahinduka umuyonga nawe uzakuvuga nta wundi muntu uzagira iki nta wundi muntu uzabati ngo umuntu ngo gazize ngo reyonga ibiki oya uzujije bwawe amarangamutima yawe ubwayo urayangirije urayahimukiye nago azabaho yishimye nanone Yego. bro byagisaba abafana bakoze kuba bahanwe nabo babigizemo uruhare kandi nekereza ko ebana bino bihano byareme kumara iminsi tutaza kuri stade bro ari abantu bazagwa kawo babagaho kuko baje hariya bagiraga iki Yego. si urumva nawe subaje gufana ari gusa ahubwo n'ibindi bajyabona ayo makuru tuba tuyazi azarwana mu makaritsiye n'ubundi n'ibitagenda neza so reka turebe no kuri kino kintu uyu munsi nibwo haje kuba hatangazwa ndakeka bwo iri tangazo ryo ndifite hafi hari umuntu mirongo migari ari kungira inama papa ashobora kuba ari n'umukire mita focus aza kuza kumuvugisha numve ambwira ati mwarimu kabisa mujyageze mureke kuwogama abantu bari kutwandikira inbox message zaturikije phone. Yego. Reka turebe ni statement n'ubundi yasohotse uyu munsi isohowe na president w'ikipe ya Bugesera Subanza ati ko impamvu kubamenyesha ibijyanye n'umukino w'umunsi wa tariki 28 wa Rwanda Premier League wabahuje na Rayon Sport FC utararangiye. Ati bwana President nyuma yuko umukino wo ku munsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje kwa 18 Gicurasi 2025 uhagaze ku minota 57 kubera imvururu zabayeho nyuma y'inama yahuje komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Gicurasi 2025 twishimiye kubamenyesha ibi bikurikira. Umukino wasubitswe uzasubukurwa tariki ya 21 Gicurasi 2025 isaa 10 z'amanywa ukazakomereza ku munota wari ugezeho ukazakinwa n'abafana bari muri stade uretse abayobozi bakurikira ubwo ni komite yose na president w'icyubahiro w'ikipe. Muri uwo mukino hazifashishwa abakinnyi uko bari mu kibuga no ku rupapuro rw'umukino ukomereze ku bitego byari bigezweho ubere kuri stade wabereyeho ndetse n'abayobozi b'umukino ntibazahinduka. Ibi bintu kuba umukino ugiye gusubiramo ugasubiramo aho wari uri ndetse iminota ugatangira ku munota ugezeho ariko abafana bakaba batemerewe kwinjira mu kibuga nako bakaba batemerewe kuza gufana mu mukino. Ibi ngibi biraza kuba byateza ikihe gihombo ku bakinnyi ba Rayon Sport ku ikipe ya Rayon Sport ndetse no kuri Bugesera biraza guteza ikihe gihombo. So abafana ba limited ku kibuga kuko bakoze amakosa nibyo ibihano biba bigomba gutangwa nibyo navuga ati ibyo bakoze they bear their risk. Ibyo bakoze iriya niyo outcome igomba kuza nyine bari babizi. Gusa bamwe bagendera mu kigare n'ababigendeyemo bategeza agiye iki bigatuma ibyishimo babujije hari bamwe babujijwe ibyishimo umukobwa mwatukisha bose.
ekipe ya Rayon Sport iraza guhomba mu by'ukuri, hari match yagomba kwakira, aya ni amafaranga menshi. yego Ama ekipe nka Vision yagomba kwakira amafaranga menshi yagomba kwinjiza, izo za Gorilla Pro. Ahangaha ama ekipe iyo bagiye guhura na Rayon mu mabije bapanga, yego ekipe yose ibaho ikina Rwanda Premier League, iyo bari gutegura bije babikora be expect amafaranga menshi kazava kuri Rayon na ekipe ya PRFC. Ni naho hantu haza abafana, handi ibyo biba ari ibintu bisanzwe, ni bisanzwe. Ariko kuri izo match n'andi match kwinjira babijya bitatu, bibiri bitatu, ahandi yabigoye cyane 1,000 ngahe. Rero iyo ekipe ngizo ngizo zibujije miliyoni, niba rero yari buze bakisha miliyoni 10 na zingahe, ejo bundi nuzi kazijwe 20 ayo mafaranga ekipe ihombye, nibyo vizizamanuka. yego Izamanuka, ariko sizamanuka iyo nubundi bizi kitazatwara igikombe. Ariko yikavuga ati nze nzakina na APR mbona amafaranga, nzakina na Rayon mbona amafaranga, naho mazanya bafatanya bikorwa. Hari ama ekipe azafite rwose iyo ntego, n'umugingo rwose intego buri umwe uri muri ligue y'u Rwanda no gutwara igikombe azwe azi. N'icyo gikombe amafaranga batanga ni miliyoni 45. Sizi nazizongerwa cyangwa bizagira iki, cyangwa se niyakari bazayihemba, gusa bagenda bihindagura. I don't know. Ariko wumve ko ni ekipe ya mbere igomba kubona amafaranga. Ariko numvishe ko uyu mwaka wose ushaka kuzenduka niya kabiri nyakange ukayizihemba, uko ari ukuntu yimaze kugira ugasanga ikipe ya gatatu iri kwitsindishwa igatanga umukino akayigira iki, kuko ivuga ati n'wenza wa kabiri cyangwa wa gatatu simemwe ntacyo bizamara. So rero urumva ko igihombo ku ma ekipe kuri ligue nka federation n'izi institutions zicuruza umupira ubwo ndavuga Rwanda Premier League Ferwafa, mu by'ukuri nabo hari ubuki baba bahombye, ni ya influence nyine, ni ya consequence igera ku bantu bose. Wagize iki wateye ibuye yego no riguyeho mu byumvikana byo amakosa ari kubafana ba Rayon Sport. Hanyuma kuki ku ruhande rwa Bugeseraho abafana bo batigeze bemererwa kuba baza kureba iyo match. Yego kuza kureba match abafana ba Bugesera, urumva abafana bakoze ari amakosa. Hari ikivungi cy'abafana benshi, hari abari bivanze n'ababugesera, nago bavangura abafana bose, nabo bagiye bari giya reaction kuri biriya match. Nese abafana bari barasakuje, abandi baraceceka, nago bacecetse ku mande zombi, nago bacecetse. Ariko ikosa uyu ribaze riri ku bafana ba Rayon Sport kuko niwe wabitangije. Oya hangaha wabutangiye kuzana izindi nuze, wabutangiye kuzanamo rwose izindi duel ndetse n'izindi topic, izindi point zo kuganiraho. Reka turebe ibyo bafata ibyemezo uko biri kose, niba abafana n'abafana muri rusange ba Rayon na Bugesera rero bana mugane kuki batabaritse nyine nibyo ndi wibaza nyine bafata ibyemezo nande bagira iki, kuki bafasha ibyemezo bagafata abafana hanga nabo nkubisima gapoye kabisa, kuki bahagaritse abafana ba equipe ya Bugesera ya Rayon. Bugesera bibi byagenze biti, ese Bugesera nabo nago bazaba ari kwindi mikino babisobanurira. Nje nabonye ko abafana batemewe no kwindi mikino isigaye nabande naba equipe yombi, abantu bimpoje ba Bugesera aba Rayon Sport gusa. Bugesera nundi babagari baki, ariko se Bugesera zanjye yakoza n'abafana nundi babagari banga. So ni Rayon Sport bavugaga, ariko urumva nago bayikoze mu byo buri clear. So si now nanjye ndi musifuza zahindurwa de kandi hari indi nuze yasohotse iyo iri mu cyongereza nuko utayisomye. Iyo yavuze ko abari bahari kuri uwo mukino abwo n'abantu muri komite batatu na perezida w'ikirenga ndetse n'abasifuzi bari bahari nibo bazakomeza, n'abakinnyi bari bahari nibo bazakomeza, abari kuri bench nibo bazakoza kuri bench, nuko nta kizongerwamo nta kizahindurwa. Copy and paste with limitation some groups of people including fans ndetse n'abandi bantu bari muri equipe atazaba bahari, hazaba hari imibare ibaze n'abanyamakuru bazanga ko ninjira se bazibeshye. Icyizere turagikura meni miriro ku ishoti, icyizere turagikura he rero ko hatazongera kubamo kwibwa ku ruhande rumwe, nimba abasifuzi ari babandi oya ni babandi ko biri kwasa iyi match noneho n'abatamiye icyonzi perezida arabari kureba bro bito n'amasa bari buze gwangisha iyi game. Nekeza ko namakosa azongera kuko hariyo hari uko bye byatangiye kuvuga reka ngo izo kore biragoye cyane kubisobanura. Kugeza ko Patrick atazongera ariko bamuhaye amanota ko yasifuye neza. Yenda nuko akundi uvuga ngo
umuntu arinzi ko ari bunsife nawe ukanabigira ibyo ari byo byose ibyo azako byose uzumva ko atari byiza yego ariko Patrick ngasifuye neza Cyangwa ni bya bindi- ariyo ngenda byanze igitego cya mbere cyo nicyo ariko icya kabiri nanjye narabyanze cyaka cyo ntabwo wakira narabyanze kabisa nuko babuze ku bintu bagibigenza igitego ntiwagisiba Yego. ariko Patrick uko Akoze byarinda bya kose bindi abantu Evan, bavuga ngo- imatch nk'ingi biremereye ibintu by'udutushi muri sifasi ugerageza twirengagiza kenshi na kenshi abasibisi nka Ukazi- byandi bavuga ngo Evan. nuko ikipe nini kugira ngo saving byibuze abasibisi nka byandi bavuga ngo nuko Rayon Sport yari itsinzwe na n'ikipe nk'iriya bakavuga bati habayeho kwibwa ntabwo yakagombye gutsindwa oya niyo kipe idatsindwa si nyine n'ibimwe hari umuntu yambwira ati kuki Rayon Sport mwumva ko itatsindwa igihe Yego. cyose agomba kuza muri ligue igomba gutsinda si ikina ligue nk'abandi se aba si bafite 11 n'abandi akajya 11 ibyo bashaka si ibyo abandi bashaka muzagira rege umwagize igitangaza umwagize abantu barahura barira oya ari n'ibyemezo bifatwa rega nanone ukabona nanone nabwenge burimo nese nka penalty mukanya hari penalty batanze kuri Ntese na kuri penalty mbonye basifuye kuri Ntese na Kigali bro ndumiwe mbonye ibintu bibaye umuntu ategereye n'undi ngo way bagasifura umupira nyarugenge ufite ibibazo ufite byinshi cyane byo kukoraho ufite byinshi cyane rwose byo kugira iki byo kuwukora kugira ngo turebe ko twaramira biki bisigaye gusa byo ni amatirizime amahugurwa aba menshi biki nabonye abasifuzi b'abakoci ba lisansi se barasoje amahugurwa ku munsi w'ejo harimo ba SAD ariko bagerageza atanga n'amahugurwa y'abanyamakuru ndetse n'abasifuzi birakenewe cyane kabisa ugiye twubake football zira amakemwe yego reka twisoreze ni byinshi twavuga ariko turasoza aho ubwira abantu ku bijyanye no ku Ishoti TV controliza se ari professional so ngewe yenda bambonye hano bwa mbere hari n'abantu bakubonye hano bacu ba mbere badasaba ariko nkuko nanjye kuko iyi social media ni nini cyane wide range hari ukuntu ibyanga urazi na bro ukagiye ahantu ugasanga nta muntu ukuzi kumirwa ngewe ndi umusportifu mbibayemo mba ku kibuga kenshi cyane Sport University kwiga sport n'ubundi ariko ndi no kwigisha ku kigo runaka no kuri CGF kano Kicukiro ariko nkanabihuza noneho nibi nsanzwe mu nkoramo ndumyamakuru ugeze match kuri Magic Sports na Star Time yego ariko akenshi na kenshi mba ndi kuri YouTube channel yanjye yitwa Ishoti TV niho mba ndi gukora ama highlighting nganiza abafana ibana nakora kuri Instagram TikTok yego page ndi umunyamakuru mushya kandi ukoresha social media cyane ndi umwinfluencer muri rusange ku muri sport kumva ndapdatinga byatari hari abanyamakuru mu Rwanda bari bapdatinga cyane harimo ba Peter harimo ba Samir Sylvestre harimo ba Frajaric nanjye ndi muri ba noze uyu mutaramo Edizo nanjye ndi muri abo ngabo ndi hafo ngaho ba Axel barigani ariko barigani bana babikora cyane baza kenshi hari igikuba cyacitse ariko ngiye ndi muri babandi bahora bashyira post nyine influence cyane bashaka kuzamura page cyane so abantu ba following rero ni mwarimu Tista shiwanitsemo mwarimu n'inyuguti yata account zirazamuka cyo kwandika mwarimu y'imikino bifatanye biraza rwose ka following yego so urakoze cyane reka ngushimire ikiganiro twagikorera ahantu heza cyane kuri Sound Studio nkundira abantu kabisa nkundisha ku bantu ba stream yego sawa urakoze cyane